Ihangane gato uretse kugenda manze ngubwira iki kintu. Hari imivumo itatu ukwiye guhita ko usenya nonaha. Ukibyumva hari imivumo itatu ikugendaho utazi ukwiye guhita usenya nonaha. Ni imivumo itatu, ndakwinginze yitega amatwi, kandi birashoboka ko umwe cyangwa ibiri ishobora kuba yakugendagaho ariko ukaba wari utabizi. Umuvumo wa mbere ni umuvumo uturuka ku babyeyi. Ijambo ry'Imana rivuga iki? Riravuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Umubyeyi w'umumama agirana isano ikomeye yo mu buryo butatu n'umwana we. Isano ya mbere ni isano y'amaraso. Murabizi neza ko kugira ngo umwana bamutandukanye na nyina baba basa n'abafatanye. Niyo mpamvu umubyeyi w'umumama agirana isano ya bugufi n'amaraso n'umwana. Isano ya kabiri ni isano y'umugongo, isano ya gatatu ni isano y'ibere. So rero icyo uyu mubyeyi w'umumama yakwaturaho cyose kibaho. Imana nayo yarabivuze, iravuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. So rero mu myaka yashize cyangwa mu bihe byashize, hari igihe so na nyoko bagutumye mu bwana bwawe urabasuzugura. Birashoboka ko yakwatuyeho amagambo mabi ariko nawe atabishaka, akakwatura amagambo mabi bitewe n'umujinya. Nubwo yabyatuye bitamuvuye ku mutima ariko akabyatura bitewe n'umujinya, ndakwibutsa ko umubyeyi ni Imana yanyijujemo kukurema. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo umubyeyi nawe ni umuremyi wawe, kubera ko niwe Imana yacishijemo ikintu cyo kukurema. Kuko rero ari nk'umuremyi wawe uba ukwatuyeho ayo magambo, kuko kugira ngo ubeho habayeho uguhura hagati y'ababyeyi bawe, hanyuma havamo umuntu witwa wowe. Uyu witwa wowe rero aba baremyi bawe icyo bakwaturaho cyose gishobora kukugiraho efe negative. Waba usenga waba udasenga, waba ukijijwe waba udakijijwe, uyu mwuka ushobora kukugiraho ingaruka kandi zitari nziza. So rero niba hari ikintu umubyeyi wawe yakwatuyeho, ushobora kuba ubyibuka cyangwa utabyibuka. Ashobora kuba yarabikoresheje mu bitutsi bye, agutuka bitewe wenda n'amakosa wakoze. Umwana wese arakosa, hanyuma akabikwaturaho. Ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana, injira mu mwuka wo gusenya uyu mwuka. Ubutaha tuzavuga umwuka wa kabiri ukwiye gusenya, umuvumo wa kabiri ukwiye gusenya. Ni imivumo itatu ukwiye gusenya mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Reka ngusengere. Mana, kuraho umuvumo uyu muntu mu izina rya Yesu, amen. Mbibutsa ko tugira amateraniro yacu ya deliverance, amateraniro yo gukuraho imivumo, amateraniro yo gukuraho imikoshi, amateraniro yo gukuraho imyaku. Buri muvumo wose wagiye ukwambara, ni igihe cyawe cyo kugira ngo dusenge Imana ikwambura izo mbaraga zo muvumo mu izina rya Yesu. So tugira amateraniro yacu kuri Zoom, kuri UTB live ndetse no kuri TikTok live. Shaka kubana natwe, ni igihe cyawe, joininga, kandi ndabizi neza ko ntuzigera ubyicuza. Imana iguhe umugisha. Amateraniro ya deliverance, yo kudelivera, yo kwikuraho imivumo, yo kwikuraho imyaku, yo kwikuraho imikoshi, ni amateraniro yo gusenga no kubohoka, kandi Imana irimo irakora ibintu bikomeye, irimo irakiza indwara, irimo iragaragara, irimo iriyerekana, irimo irigaragaza mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Ndabakunda, Imana ikabakunda cyane kurushaho. Shalom.